tuzagihuguka uje imisozi imiyaga n'ibirunga ngo byiduheze ngahoranisha reka tukurate tukuvuga ibigwi wowe utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira siziteka ko kugaruka cyacu. Ingiye kubanza kutwereka akarasisi duteguriye mu minota 5 yonyine. Quick march. Ntabwo ari umunyenga nabona abagenzi bana barasa neza bambaye neza ntabwo kuba amasangati ari ukwambara neza nabyo birimo ariko ikintu cya mbere kiri imbere icyo gihe kubabwira ngo bategera amatwi kugira ngo umuntu abwe inshingano icya mbere ni ukuba yaratsinze ikizamini gikorwa kugira ngo haboneke umuyobozi mukuru. Uwatsinze ikizamini hejuru y'amanota 75 kandi umuntu agomba kuba yarakoze ingando. Ibyo ni itegeko ku bayobozi bakuru kuba yarakoze ingando kandi waratsinze ikizamini byibura ku manota 75%. Icya kabiri ni ukuba byibuze afite imyaka 15 wumva atayujuje ntabwo ahabwa ishimwe. Ikindi ni umuntu ushobora kwirwanaho muri byose. Haleluya. Ntabwo yumva kugeza n'uyu munsi umumasarayi uvuga ngo ndashimye amukirire umuyobozi mukuru w'abantu. Haleluya. Ntabwo ugomba kuba umuzi kwirwanaho mu buryo bushoboka nta kazi k'umuyaga nibyo masagayi agomba kuba azi gukora ibintu byose bikorageza amahirwe yo kubisaza umumasagayi
agomba kuba azi kubaho, agomba gutanga inzego. Umumasagayi ni umuntu ugira ubushobozi bwo gutegura. Aha kugira ngo umumasagayi ugomba ufite ubushobozi bwo gutegura no kuyobora ufatanyije na bagenzi bawe ingabo cyangwa umwiherero. Basohoka sani Prosperi umuyobozi w'itorero rwa Tatufunga karindwi w'icyiciro cya Jiya, nemeye kugaragara ko mwebwe amazina yanyu mwese ubaye umwe mu bagize umuryango w'abayobozi bakuru bo muri Fidi y'Amajyepfo mu itorero ry'Abatesosi karindwi. Imana izabana namwe mu izina rya Yesu.